nagiye muri kaminuza nkajya nkora siporo amasaha 5 ku munsi, kandi nakoraga mu bwubatsi kuko muri icyo gihe nta mafaranga yabaga muri siporo yo guterura ibiremereye. Nta mafaranga nari mfite yo kugura ibyo kurya bihagije cyangwa buri kimwe, rero nagombaga gukora, ngakora mu bwubatsi, nkajya mu ishuri, nkajya muri gym kuva saa 2 kugera saa 6 z'ijoro, kandi nkajya no mu ishuri ryo gukina filime inshuro enye mu cyumweru. Ibyo byose narabikoze, nta munota n'umwe napfushije ubusa. Iyi niyo mpamvu mpagaze hano uyu munsi mfite imyaka 20. Nagiye mu irushanwa ry'abubatse umubiri rya Mr Universe Londres, ncagahiko ko kuritwara nkiri mutoya, kandi byatewe nuko nari mfite intego. Iyo udafite icyerekezo cy'aho ugana cyangwa utazi icyo ushaka, wizengurukaho bikarangira ntaho ugeze. 74% muri Amerika banga akazi kabo. Abantu benshi ntibakunda ibyo bakora kubera ko mu by'ukuri babikora nta ntego bafite, ngo bafitiye intumbero. Ashwida, kubera ko badafite intego bahora ahantu hamwe, hanyuma mu buryo butunguranye hatangizwa akazi gashya bakakabona kubera ko bagomba gukora. Ariko rero iyo mukora nta kazi, ntabwo ari aho kwishimishiriza. Tekereza ko 1/4 ari bo bishimira cyane ibyo bakora. Rero abantu bahoraga bambaza igihe bambonaga muri gym nterura ibyuma, kenshi barambazaga bati kubera iki ukora siporo cyane amasaha 5 cyangwa 6 ku munsi, kandi buri gihe ugahora wishimye mu maso, mu gihe abandi bakora siporo nk'uko uzikora ukabona badakeye mu maso. Kubera iki? Buri gihe nabasubizaga ko hari intumbero mfite. Mbere yanjye hari ugutsindira irushanwa ry'abubatse umubiri Mr Universe. Rero buri mwitozo nakoraga wanyegerezaga kugera ku ntego, kandi izi nzozi zabaye impamo. Buri gahunda nkora, buri mwitozo, buri biro nteruye bizangeza ku nzozi zanjye. Rero nari mfite amashyushyu yo guterura ibiro 230 kuri squat ndetse n'ibiro 230 kuri bench press. Ngahorana inyota yo gukora abdomini 2000. Nahoranaga inyota yo gukora umwitozo ukurikiyeho. Reka rero ngira icyo mbibwirira, shyiraho intego hanyuma uyikurikire, bituma ubikora wishimye. Ugomba kugira intego, utitaye ku cyo ukora ugomba kugira intego. Muhammad Ali yakoraga cyane kandi narabyiboneye. Noneho wibuke ko hari umunyamakuru wa siporo wari uhari muri gym, kandi yarimo akora imyitozo, arimo akora abdomino. Umunyamakuru amubaza umubare wa abdomino akora, amusubiza ko atajya atangira kubara mu gihe ataratangira kubabara. Tekereza ko atajyaga atangira kubara abdomino akoze kugeza igihe yumvisha babara, ubundi agatangira kubara. Uko niko gukora cyane, kandi rero ntushobora gukerensa gukora cyane, utitaye ku cyo uri cyo, ukora cyane. Nta maji zihari zakugeza ku ntego zawe usibye gukora cyane. Ibi mubyiteho rwose hamwe n'abo mukorana. Rero ni akazi, kandi birantangaza iyo abantu bavuga ko badafite umwanya uhagije wo kujya muri gym nibura iminota 45 ku munsi, bagakora siporo rwose, cyangwa kugira ikintu bakora hagati y'iminota 45 n'isaha kugira ngo bongere imbaraga z'umubiri cyangwa mu bwonko. Tekereza ufashe isaha imwe ku munsi usoma amateka, mu masaha 365 mu mwaka uzaba umaze kwiga ibingana iki? Tekereza niba wiga ku mateka y'abanyamuziki cyangwa abanditsi, wamenya ibingana iki? Tekereza niba wakora kuri bizinesi, ubucuruzi runaka ushaka guteza imbere, buri munsi ugakoraho isaha. Tekereza ukuntu izatera imbere. Igihe abantu bavuze ko tudafite umwanya birambabaza. Dufite amasaha 28 ku munsi, turyama amasaha 6 ku munsi, ibyo rero biguha amasaha 18.
Hari umuntu uzunguza umutwe hirya ari imbere ashidikanya ko ntasinzira amasaha 6, ndyama amasaha 8, sibyo? Dusinzira vuba, dufite amasaha 18. Ku munsi abantu basanzwe bakora hagati y'amasaha 8 n'10. Noneho reka dufate ko ari amasaha 10. Niba rero usigaranye amasaha 8, noneho utembera isaha ku munsi cyangwa amasaha 2, ntawamenya. Ubu rero uracyafite amasaha 6. None ukora iki muri ayo masaha 6? Ukora iki muri ayo masaha? Ahari urarya, wenda uganira n'inshuti zawe, uganira n'abantu mukorana, ariko ushobora kubona ukuntu umwanya uhari mu gihe uteguye umunsi wawe. Rero ugomba gukora cyane. Njyewe nanga plan B. Ndababwira impamvu. Kubera ko dufite abashidikanya benshi, nk'uko nabivuze kare, abatavuga. Dufite abantu benshi muri abo bavuga ngo oya, ntushobora kubikora, ibyo ntibishoboka. Nta kibazo kuko ducika intege. Nk'uko nabivuze kare, twumvishe ko oya yaba yego. Ntushobora kubikora, bikore. Ushobora kubikora rwose. Ibyo rero birashoboka kubikorera mu bantu bose baguca intege iruhande rwawe. Ariko iyo utangiye kwishidikanyaho, ibyo ni bibi cyane. Kubera ko ibyo mvuga mu by'ukuri ni uko niba gahunda yanjye idakora, mfite gahunda y'ingoboka, mfite plan B, kandi bivuze ko utangiye gutekereza kuri plan B. N'ibitekerezo byose washyize mu bikorwa bya plan B, urimo gukura ibitekerezo n'imbaraga ziva kuri plan A. Kandi ni ngombwa cyane kumva ko dukora neza iyo nta hantu ho guhungira hahari, kubera ko plan B ihinduka ubuhungiro. Abantu bitwara neza muri siporo n'ibindi byose iyo badafite plan B. Nkubwiye ko ntigeze ngira plan B. Navuze ko niyemeje wese ko ngiye kugenda nkaba champion mu baterura ibiremereye. Niyemeje rwose ko ngiye kuba muri Amerika. Niyemeje rwose ko ngiye kwinjira mu myidagaduro, kandi nzaba uwa mbere uko byagenda kose. Nzakora akazi inshuro nyinshi kugeza igihe nzakabiriza inzozi, kandi kimwe no muri politike n'ibindi byose. Kuri njye rero ni bibi cyane kugira plan B, kubera ko uba ufite ubwoba bwo gutsindwa. Byagenda gute ndamutse nsinzwe nta bundi buryo mfite? Reka ngire icyo mbabwira. Ntugatinye gutsindwa, kuko gutsindwa si ikosa. Ugomba gutsindwa kuko gusimbuka neza urabanza ugasubira inyuma. Nta muntu udatsindwa. Mike McShane rimwe yigeze kuvuga bamubajije ngo ni iki wavuga igihe bakubwiraga ko uri umukinnyi wa mbere w'ibihe byose muri basketball. Yaravuze ati, ariko kuri njye kuba umukinnyi wa basketball ukomeye ndahushije inshuro 9,000 mu gihe nakinaga muri NBA. Rero muri iyi mikino yabayeho igihangange yahushije inshuro 9,000. Byatuma atsindwa? Oya, ni umwe mu bakinnyi ba basketball bakomeye b'ibihe byose, ariko yahushije inshuro 9,000. Murabyumva? Twese turatsindwa, nta gitangaza. Ibitari byo ni uko igihe utsinzwe uguma hasi. Uwo ari we wese uguma hasi ni umuhombyi, kandi abatsinzi baragwa bagahaguruka, bakagwa bagahaguruka. Buri gihe uhora uhaguruka niwe utsinda. Natsinzwe mu marushanwa y'abubatse umubiri, tsindwa mu marushanwa yo guterura ibiremereye. Hari filime zanjye zitakunzwe,
byari biteye ubwoba, nakiriye komantere mbi kandi muri politike ndibuka nari mfite ubushake bwinshi mu matora ariko twaratsinzwe. Igipimo cyanjye cyo kwemererwa muri California cyamanutse kugera kuri 28%. Hanyuma bongeye gutora dutsindira umwanya wa guverineri. Twese turatsindwa, nta gitangaza. Niyo mpamvu mvuga ko utagira ikibazo mu gihe utsinzwe, kuko mu gihe utinya gutsindwa uziheba ugomba ahantu hamwe, ugomba kubibamo kugira ngo witware neza mu bintu byose, niba ari mu mikino w'iteramakofe cyangwa niba ari mu kazi kawe cyangwa mu bitekerezo byawe, gutsindwa si igitangaza. Reka tugende twese dutanga ibyo dufite byose, ibi nicyo bigamije. Ntutinye rero gutsindwa, ntutinye gutsindwa.